Data wera ibitekerezo bye byakirwe n'umuco wo mu ijuru ijambo ryawe urizemwo amaze natwe abategera hamwe nawe amaze umuntu wese bimukwiye imitima yacu tuyizanye imbere yawe amaze tugushime habwa icyubahiro urabikwiye kuko tugaburira tugahaga tugataha tuvuga tuti Imana iratunejeje natwe tuzahora tuyikomera amashyi no kuvuza impundu kuko agakiza nakawe ni wewe waduhaye agakiza tutagasabye ubona ibidukwiye urabitugabira uri Imana igaba ugaha umuntu wese nkuko yifuza amaze byose nibikorwe mu izina rya Kristo Yesu umwami niho tubisabye amen amen karibu. Haleluya. Ntago nzamenyera aha hantu nubwo mbakunda ariko nanone ndahatinya. Soma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 17 turahera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 18. Aho ngaho turi busome ahandi turagenda tuhavuga kubera umwanya muke wa remera. Igice cya 17 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 18 kugira ngo tujyane. Nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu anyura hagati y'Isamariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure barataka cyane bati mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye ko akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima. Kandi uwo yari umusamariya. Yesu aramubaza ati ntimwakize muri 10? Babandi 9 barihe? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. Imana idufashe cyane. Uyu mwanya n'umwanya maze iminsi nzi ko nzahagarara ahangaha. Ubwo nagize amahirwe bagasubika ubundi mu mutima harimo bakongera bagasubika hakaza undi mushyitsi. Aha hantu harakomeye nahera. Ndifuza rero ko tuza kuganira kuri aya magambo ariko nifuje nanone yuko mbere yuko dukomeza twibukiranye. Ndi umwarimu. Ibyo twakoraga kandi tugikora mbere yuko utangira isomo rishya ureba ko irya mbere reka mbita abanyeshuri mwarifashe nubwo nduzimwe abaganga. Cyumweru gishize umukozi w'Imana yatwigishije amagambo akomeye cyane. Atubwira ikintu cyitwa gukura. Aratubwira ati gukura ntabwo wakura uri wenyine ahubwo wakurira mu bumwe uri kumwe n'abandi bakagukuza nawe ukabakuza. Ariko nanone ibyo ntibyashoboka bidakozwe mu rukundo. Yo ni ijambo twatahanye kandi ntekereza ko hari ingamba buri wese yafashe kugira ngo icyambere akure abe mu bumwe n'abandi kandi abikorana urukundo. Umukozi w'Imana twajyanye Nyarugenge tubanayo
Nyarugerenge rero bampaye intashyo, nimuzakire intashyo z'abeneso. Cyumweru gikurikiyeho nanone twari twiza amagambo akomeye. Umukozi w'Imana yatuganirijeho, naho ndagira ngo twibukiranyeho gatoya. Yatwigishije ku magambo avuga kubaho mu kajagari cyangwa se kubaho mu bibazo. Nakuyemo ibintu bitatu by'ingenzi, nubwo nanzi ko hari ibindi wakuyemo. Icyambere yaratubwiye ati ibibazo ni rusange, biriho, byahozeho, kandi bizagira gute? Bizahoraho. Amagambo make rero, amagambo ahubwo ihangane, tuza, usenga Imana. Ahari Imana yagira ikigira gute? Yagira ikikora. Aho rero niho nubakiye amagambo nifuje yuko tuganira kuri uyu munsi. Mbese Imana imaze gusubiza, witwara gute muri ibyo bisubizo? Ni nayo mpamvu nashimye ko tuganira kuri iri jambo rivuga kuri iyi nkuru y'abantu bari barwaye ibibembe. Imana yacu idufashe cyane. Kubw'ibyo rero nifuje yuko tuza kuganira ku bintu bigeze kuri bitatu. Icyambere, tubaho gute mu bisubizo by'Imana. Aho ndi bugaragaze ko Imana igira ibisubizo bigeze kuri bitatu. Igira yego, igira hoya, iranaceceka. Kandi reka ibikore, irigenga, ni Imana ishobora byose. Noneho rero tubibamo gute muri ibyo bisubizo bigeze kuri bitatu? Hanyuma cya kabiri nuko turajya tureba n'ingero z'abantu batandukanye bagiye babaho muri ibyo bisubizo. Kandi uko turagenda tuganira, nakwifuza yuko naho wajya ugenda uvuga uti uyu ni yewe, uyu si yewe. Mbabarira ntuze kuvuga ngo uwo ni Rene. Oya, wowe ubwawe uyu ni yewe, uyu si yewe. Turaza no kuvuga ku bantu bageze kuri 12, ariko nintabagezaho nta kibazo, kubera yuko nifuza yuko tuza kubahiriza igihe y'abantu bagiye bitwara muri ibyo bisubizo bitatu. Abagiye bemererwa, Imana ikabasubiza yego. Abagiye bahakanirwa, Imana ikabasubiza hoya. Abagiye badasubizwa, Imana ikicecekera uburyo bagiye bitwara. Ndaza gusoza nkubaza nanjye nibaza, mbese witwara gute mu bisubizo by'Imana? Hanze ahangaha hari igihe rero twibeshya, bakavuga ngo umuntu ari mu bisubizo. Siko tujya tuvuga? Ari muri etaje, ari muri lavafo, ari ku igare, ari kuri moto, yambaye ikoti, yambaye urukweto, yageze mu modoka, yagiye mu ndege. Twebwe nk'abantu tukavuga ngo yageze mu ki? Mu bisubizo. Nuri mu ndwara, nuri mu bukene, nuri mu bibazo, nawe abari mu bisubizo. Iyo byatanzwe n'iki? N'Imana. Kugira ngo rero mbashe gukomeza, iyo umuntu ari ahangaha, aba yifuza ko ibyo yateguye abantu babyumva. Nanjye ni ukuri ndagira ngo mubyumve. Haleluya. Ndagira ngo mubyumve. Bahetse, ndagira ngo mubyumve. Teenagers, ndagira ngo mubyumve. Bayobozi banjye, ndagira ngo mubyumve. Babibyi, ndagira ngo mubyumve. Rimwe na rimwe bamwe tugashaka kwemeza, ntabwo nshobora kubemeza. Izi mpapuro ntabwo zabemeza. Iyi ni nkaho ari draft nk'iya 7, ntabwo yabemeza. Haleluya. Babwiza ukuri, nge nize ubwarimu, nize kwigisha.
kandi ndangizanya amanota meza, ariko ibyo ntago byabemeza. Maze imyaka 34 nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi nkimara gukizwa natangiye kuvuga ubutumwa bwiza, kuko ahantu nari narize batwigishaga ijambo ry'Imana iminota 15 mbere yo kunywa igikoma. Noneho maze gukizwa ya magambo yose bari baratubwirije yagarutse mu gitondo cyawo, ntangira kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ibyo ntago byabemeza. Ntabwo byabemeza. Yewe nanagezeho nicara mu ntebe y'ishuri kugira ngo nige iby'iri jambo. Ibyiki? Iby'iri jambo. Yewe n'impamyabushobozi iri hariya Karama irabitse mu kabati y'amanota meza cyane, ariko ibyo ntago byabemeza. Ndabizi ntago byabemeza, ntibishoboka. Ndagira ngo mbabwire ikibemeza, kugira ngo icyo ngicyo tugisaba Imana ibane natwe. Muri 89 nababwiye ko nari umwarimu. Umunsi umwe Padiri Ubaridi rugira ngo garampamagaza, ambwira ibyo bamubwiye. Abantu bavuze, abantu baravuga, baravuga, kandi kuva dufite akanwa keretse umunsi ururimi ruzavamo, naho ubundi tuzagira gute? Tuzavuga. Baragiye baravuga ngo Rene ntabwo yigisha iyobokamana. Padiri abyumvise antumaho igitaraganya, mva kwiyove ngi Nyamasheke, ndamwitaba. Rene bambwiye yuko utiyigisha iyobokamana. Ndamubwira nti yego Padiri, ntabwo ndyigisha. Kuki taryigisha? Ibyo ribuza nibyo nkora, ntabwo nzigisha iyobokamana. Ariko hari impamvu yatumaga ntaryigisha, kandi koko ibyo yabuza iyobokamana yabuzaga nibyo nakoraga. Kandi koko umunsi umwe turimo tuganira n'ubundi yantumyeho, yari inshuti yanjye, kandi na nyuma yo gukizwa yakomeje kuba inshuti yanjye, ko mu bantu banejejwe yuko nakijijwe nawe arimo. Ndetse n'umunsi wo kugira ngo nsengerwe nk'umushumba yarambwiye ati Uwiteka Imana azabane nawe. Noneho bya bindi namubwiye yuko ntashobora kwigisha iyobokamana byagiye ku gasozi, arongera ntumaho kuko byaravuzwe. Bimaze kuvugwa arambaza atari ko Rene ibyo nkumvaho ni ibiki? Ibyo nkumvaho ni ibiki? Ati wumvise iki? Nari umusore imyaka 24 surigira ngo kandi impembwe 15,000 nshobora kwigurira ikintu. Tinarabyumvise ingeso zawe si nziza. Kagira inkuru bakubwiye iki Padiri? 1 2 3 4. Ndamubwira ni Padiri ntukajye wumva amabwire. Arambwira ati mwana wanjye, uwububa abonwa n'uhagaze, genda amahoro. Kandi koko niko byagenze, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera. Nkagira gute? Nka kwihorera. Umunsi umwe nzagira gute? Nzabishyira hanze. Byagiye hanze rero. Byagiye hanze. Byagiye hanze njya mu rubanza. Maze kujya mu rubanza, hariya hantu nababwiye ntigiye ni umucamanza yese mbetse na se wabo cyangwa n'uwabaremye ari we Mana nyir'ijuru n'isi, ndabatinya. Kandi uwandegaga yari afite ukuri, ariko nta bimenyetso afite. Nanjye rero ndavuga ubwo nta bimenyetso ufite ndahakana. Wa mugani wa mugabo wajyaga avuga ati ndabihakanye ninde? Menya ari igihe byahereyeho, ndabihakana. Kuko nari nzi ko nimbyemera ni igifungo cy'umwaka. Igifungo cy'umwaka ni ukwirukanwa ku kazi, ni ukukavaho. Wahembwaga 15,000 akajya muri gereza, akava muri gereza ayitata. Itegeko ry'u Rwanda riravuga ngo umuntu wese wafunzwe igihe kirenze amezi 6 ayita ntiyemererwa kuba mu bakozi ba leta.
haleluya haleluya. Wahakanaga icyaha amaze kwakira umwuka wera w'Imana yacyaturiye ku mugaragaro, kandi abamuregaga ntacyo bakoze. Ndasaba umwuka wera w'Imana kugira ngo aba bantu ahantu abari ubasobanurira abemezi. Reka rero tujye kuri iki gice bene data, nifuje yuko tuganiraho, aho nifuje yuko twaganira ku magambo avuga ngo ni gute mbaho mu bisubizo by'Imana. Ariko ubundi nushaka ubijyane uvuga uti mbese ndi mu bantu 9 cyangwa ndi mu muntu umwe. Reka tugaruke kuri iyi nkuru. Ava mu misozi y'iwabo ajya i Yerusalemu, ngo aravuga ati reka tunyure hagati y'i Galilaya ni Samariya. Ari mwagenda, ushobora kunsubiza asubize, ndabizi yuko ngo haje abantu bangahe. Usubiza asubize nta kibazo mfite. Bangahe? 10. Bakoze iki? Ntago mbajije, nta kibazo, uwo ari we wese asubiza, yaba umukuru yaba umuto, nta kibazo. Bakoze iki? Baratatse buhoro cyane. Bavuga ngo iki? Umwe aravuga ngo dukize, undi tubabarire. Baravuze bati mutware tubabarire. Hanyuma Yesu amaze kubyumva yakoze iki? Nta kibazo subiza, nahari inyuma. Yarababwiye ati mujye kwiyereka umutambyi. Bagize gute? Baragiye. Bamaze kugenda bagira gute? Barakira. Hanyuma bamaze gukira bigenda gute? Bigenda gute? Hagarutse umwe, agaruka agira gute? Ashimate, ayongorera hoya. Nagira ngo tuganire gato kuri uyu mugabo no kuri iyi ndwara, hanyuma twinjire muri za ngero 3 twavuganye. Umuntu urwaye ibibembe naramubonye jewe. Ibibembe ni indwara mbi, ni indwara mbi, ni indwara mbi. Segacanye w'inyamasheke, ndacyamwibuka. Ni indwara mbi. Hano hari umuganga nagerageze gushakisha no kubaza muri bikeya gusa kuri iyi ndwara y'ibibembe, ngendeye kubiriho, ngendeye no ku mateka ya Bibiliya. Yari indwara mbi. Indwara ijya mu ruhu, yajya kujya mu ruhu, ikazamuka mu mubiri, ikazamuka mu myakura, ikazamuka mu bwonko. Ngo umuntu wayirwaye intoki zigahinamirana, uruhu rugahinduka rugahindana. Hakabaho n'igihe noneho n'ingingo zigira gute? Zicika. Iyi ndwara bakayitubwira mu isezerano rya kera bwa mbere, ubwo Miriyamu yasuzuguraga, yasekaga, yavugaga musaza we amunegura, Imana irayimuteza. Tukongera kwibona mu Balewi 13:14, aho umutambyi ari we wenyine wari wemewe kwemeza yuko umuntu arwaye cyangwa atarwaye iki. Kandi yamara kwemeza ko umuntu arwaye ibibembe, ubwe akagenda mu nzira avuga ngo ndahumanye, ndahumanye, ndahumanye. Kandi uko agenda avuga ngo ndahumanye, akagenda asanga abandi bakagenda bagakora umudugudu wabo. Nuko bariya bagezeho bagera ku 10. Ariko bagira amakuru hanze ahangana, niko bajya bavuga ngo icyambere ni iki? Icyambere ni iki? Bamenya amakuru yuko hari umuntu ugira neza. Kandi ntago bari bemerewe, ntibari bemerewe
kwegera abandi, ntibari bemerewe gusanga abandi, ntibari bemerewe kuba mu rugo. Muribuka si byabaye kuri Yobu? Umugore yagize ati bwira Imana yawe. Nta nubwo bivuga ko byari byo, ariko none yibaza ari abiki, ari ibibembe. Nakurikiranye nsanga umuntu urwaye ibibembe yagombaga kuba kure y'abandi byibura intambwe 100. Jean Paul ngwino hano. Jean Paul ngwino hano. Herera intambwe 100 uhereye aho. Uhereye aho. Namwe uko atera intambwe mubara. Tangira ko oya buretse babanze babare. Hagarana. Oya ntagare ubara naba babara. Ngaho tangira 1 2 ko mutavuga. Hagarara aho ngaho. Aho ni 20 na kangahe? Nation. Noneho kuba kabiri ziba intambwe 50. Wongera ukube kabiri ziba intambwe zingahe? 100. Nukuvuga ko bari ababembe bari nka hariya inshuro enye. Nukuvuga hehe? Kuri arena. Hehe? Kuri arena. Bumvise yuko hari umuntu ukiza, bumvise yuko hari umuntu ugira neza. Kuri arena bari mu ntambwe 100. Nimuzajya mwumva twishimiriye umwami nuko yatugiriye neza. Yatugiriye neza, yarakoze. Baririya kuri arena. Subira mu mirimo yawe Jean Paul, urakoze cyane. Barataka cyane, baravuga ngo mutware, mutware, tubabarire. Baravuze ngo mutware, kandi koko nimwumva ijambo mutware, kandi uhamagaye umuntu mutware byonyine. Nanjye nyita mutware urebe kutarya ibyanjye. Bari babizi bati mutware, mutware, tubabarire. Kuba iyo ngiyo, kuba kuri iyo ngiyo, gutotezwa, kuvugwa nabi. Erega wabaga yayirwaye yapfaga gutambuka hariya nka kwa kundi abana batera umusazi amabuye. N'abantu niko bavugaga, niko bahitaga bavuga. Noneho yakumva bamubuza agahita yirukanka asubira muri wa mudugudu. Nuko Yesu wubaha, akubaha abatambyi, akubaha abakozi b'Imana. Yesu uzi ijambo ry'Imana, Yesu uzi icyo bavuga ku bibembe. Nkuko nababwiye nti gice cya 13 na 14 cy'Abalewi kiravuga ngo umuntu nagaragaraho ikintu cyumuze, nagaragaraho ikintu kidasanzwe ku mubiri we, mumwohereze umutambyi, hanyuma umutambyi amusuzume. Namara kumusuzuma yemeze yuko afite ibibembe, hanyuma nawe agenda avuga ngo ndahumanye, asanga abandi babembe. Haleluya. Yarabizi, yarazi itegeko, yarazi ibyanditswe. Ariko muri ako kanya ngo bagira gute? Barakira. Bagira gute? Barakira. Bamaze gukira, umwe muri bo aragaruka. Agaruka muri zambaraga yavuganye, ataka muri zambaraga yakoresheje, ahamagara Yesu. Ayo magambo ngo agaruka cyane ahimbaza Imana n'ijwi rigira gute? N'ijwi rirenga. Icyama nkazarinda nigendera, ngishimira Imana yangiriye neza, yankuye mu byaha, ntiyagira ikincogoza. Ijambo ry'Imana hano rirarangira rivuga ngo umwe bari ugaruka, 9 ntibagaruka. Yesu none waramubaza ati ariko ko mwakize muri 10, ko mbizi, ko ndi umwami, ko nshobora byose,
abandi 9 bari hehe? Abandi 9 bari he? Aha rero niho nifuje yuko tuganira kuri abi 9 bari bo, imyifatire yabo. Nababwiye ni Imana mu bumana bwayo, yego ni igisubizo, hoya ni igisubizo, niyi cecetse bigize gute ibishubije. Ahubwo noneho twitwara gute muri ibyo bisubizo? Uko umushumba yaratuganirije ati muri icyo gihe cy'akajagari, muri icyo kibiye cy'ibibazo, tuza senga Imana, tegereza, none yashubije. Aha rero niho narebye ibice bitatu kugira ngo tubiganireho, ariko muri buri gice harimo ibice bibiri turabiganiraho. Muri buri gice nanone ndajya ngerageza kurebamo byibura abantu babiri bitwaye muri icyo kibazo. Ariko mwumvise ko ibibembe ari bibi, nubwo nashaka guhita mbijyana mu kubihuza n'ubuzima bwacu bwa kera, siyo ntego, ariko turashimira Yesu wadukuye mu byaha. Haleluya! Turashimira Yesu Kristo wadukuye mu byaha. Nashimye guhera ku gisubizo cyitwa guceceka kw'Imana. Fatamo ingero z'abantu nka babiri, ariko reka mbanze umwe uburyo babyitwayemo. Habakuki ni umwe mu bahanuzi bitwa batoya. Yarebaga uburyo mu Isirayeli hari akarengane, yareba uburyo mu Isirayeli hari urugomo, agatakira Imana, agatakira Imana. Imana ntiyamushubije ngo imubwire ngo hoya, ngo imubwire hoya cyangwa yego, yaricecekeye. Kuko Habakuki niwe wivugiye, kuva mu gice cya mbere kugeza cya gatatu, arivugira ati narakubwiye urancecekana, nkubwira iby'urugomo, nkubwira iby'akarengane, uraceceka. Ahubwo agiye kubona, abona Abisirayeli batwaweho iminyago. Yifashe ate muri icyo gihe? Niwe nifuje yuko duheraho kugira ngo turusheho kuganira, tugende tunamenya mbese jyewe ndi mu kihe gice cy'abantu. Ese iyi Imana yacecetse, jyewe nitwarane? Nimwumve Habakuki uko yabigenje. Imana itamushubije, itamuhakaniye, itamwemereye. Ijambo ry'Imana riratubwira mu bice 3:18 ngo Habakuki akomeza kuramya Imana. Amen. Nawe igi murongo wa 19 ngo akomeza kugira ibyiringiro mu Mana ikomeye. Hanyuma igice cya gatatu murongo wa 17 kugeza 19 kwaravuga ati naho imitini itatoha, naho imitini itagira gute, ntihaboneka amatungo mu biraro n'ibindi byinshi, nta kabuza ko nzakomeza kwishimana Imana y'agakiza kanjye. Uwo ninde? Ni Habakuki. Mbese iyi Imana yancecekanye, mvuge mu mvugo y'ubu ngubu, ngewe nitwarane? Ariko urugero rwiza rw'umwe muri bo nuko yakomeje gukiranuka, akomeza guhimbaza Imana, akomeza kwishimira Imana, kandi akomeza kuvuga agakiza k'Imana mu gihugu cya Isirayeli. Uwo n'uwo Imana itashubije, ariko hari abo Imana igisubiza. Yamara kubasubiza bakitwara mu buryo batandukanye, kandi ari abantu bamwe. Reka turebe abo Imana yashubije yego, turebe uko bitwaye. Ahangaha nafashe urugero rw'umubyeyi nkunda cyane witwa Hana. Usibye ko mu gusoma aya magambo hari ikintu nabonye kirantangaza.
kirantangaza. Muribuka Hana ajyana n'umugabo ndetse na mukeba we Penina, yajya gusenga, yasenga sengana umubabaro kugeza igihe umutambyi amwise iki? Umusinzi. Ngo iryo sindwe ryawe uzarigeza ryari? Aramubwira ati mukozi w'Imana, ntabwo nasinze, nagahinda mfite mu mutima wanjye. Ariko umutambyi arabyumva, aramubwira ati amuhesha umugisha. Mu bumana bwayo rero Imana yaramushubije. Haleluya! Imana yaramushubije, imusubiza umwana w'umuhungu, amwita Samweli. Amaze kumwita Samweli, umwaka ukurikiyeho umugabo aramubwira ati tugishiro gutambaye ibitambo yuko turi amahoro. Umubyeyi aramubwira ati hangane gatoya umwana abanza agire gute. Umwaka wa kabiri urashira, nanone Elukana aramubwira ati tugende Shilo tujye gutambira Imana ibitambwe. Ati hangane gatoya umwana abanza agira gute, abanza kure. Ntago bavuga iyi myaka 3, ariko narebye mu buryo busanzwe ubundi umwana acukira imyaka ingahe. Ariko nkurikirana amateka y'Abisirayeli nsanga nabo baracutsaga ku myaka 3. Nukuvuga ko Samweli ashobora kuba yarajyanywe mu rusengero kwa Eli ku myaka 3 cyangwa imyaka 4. Hana kubera iby'Imana yamushubije umuhaye umwana, Hana aritegura, umwaka wa mbere aritegura, umwaka wa kabiri aritegura, hagati y'umwaka wa 3 n'uwa 4 aritegura. Umugabo amubwiye ibyo kujya gutamba ibitambo, aramubwira ati none tugire gute, tugende. Nimunyumvira ibyo yakoze. Yakoze ibi bintu bibiri byanejeje cyane, kandi nanjye byanteye kwifuza kuba ariko najya mbikora mu buzima bwanjye. Mu kwitegura yashatse amapfizi ayo amaki amapfizi ayo 3. Abantu bazi gushima bariyo bari kabisa. Arangije ashaka ifu ya efa nziza, hanyuma arangije ashaka vino nziza cyane. Abwira umugabo ati none tugire gute, tugende. Haleluya! Baragenda akana karimo kagenda gakina, ndakareba k'imyaka 4, ndakareba. Hanyuma ageze kuri wa wundi wamubwiye ngo isindwe ryawe uzarigeza ryari, aramumwereka igihe cyo gutaha. Aravuga ati mwana agira gute, sigara ahangaha. Aho niho nababwiye ko hari agashya nibajije. Ese mushumba, Elukana byagenze gute? Ariko uko nugushima, kandi reka nabikore, yarazi aho yavuye, kandi reka nabikore, byari mu mugambi w'Imana, kandi reka nabikore kuko yahindutse umukozi w'Imana. Uyu munsi nubwo bitashoboka ngo amazina meza yo muri Bibiliya nyatwara, ari kumwe mu bana banjye 9 namwise Samweli kubw'ibyo. Haleluya! Uwo ni umuntu Imana yashubije neza, nawe akora neza. Kandi ko gukora neza uyu munsi twakungukiyemo byinshi cyane, kugeza naho abana bacu, yego abakomeza kwita ubu nta kibazo, ba Briera, ba Yane, ba Brian, nta kibazo, mukomeze mubyite, nta kibazo. Generation yose igira uko yita, nta kibazo tubifiteho. Mbese mwene data, nicyo kibazo mfite mu gutangira kugeza mshoje. Mbese mu bisubizo by'Imana ujye ubyitwaramo gute? Mwumvise Ana we wari ingumba, amaze guhabwa umwana akora ibintu bibiri bitangaje. Icyambere atura Imana iby'agaciro, icya kabiri uw'Imana yamuhaye amutura Uwiteka. Imana yacu ishimwe cyane. Wa gatatu nifuje kuvugaho n'uyu nguyu wakize ibibembe.
amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta nubwo bo basenze baratatse bati tubabarire. Bamaze gutaka Imana Yesu arababwira ati nimwiyereke umutambyi. Bagiye kwiyereka umutambyi bahita bakira, wa wundi agaruka ashima cyane. Mbese mwene data, ndakubaza, witwara gute mu bisubizo by'Imana? Witwara gute mu bisubizo by'Imana? Ku Imana mu bumana bwayo ishobora gusubiza yego, ishobora gusubiza hoya, cyangwa se igahakana. Ndimo ndagana ndagenda ndeba aho Imana yagiye isubiza. Ndagira ngo noneho turebe abantu Imana yagiye ihakanira n'uburyo babyitwayemo. Ntawe nshaka gucyurira, si cyo kinzanye aha ngaha, ariko ndagira ngo nkubaze. Muribuka umugaragu w'Imana Dawidi amaze kujya ku ngoma, Imana imaze kumutangira ubuhamya, amaze gukora ibikorwa by'indashyikira. Yibutse yuko yubatse inzu nziza cyane. Umunsi umwe ari kumwe n'umuhanuzi Natani, aramuhamagara ati ngwino tuganire. Ariko iyo ubona mba mu nzu nziza y'imyerezi, ni nk'uko uyu munsi twavuga iyo mbona mba mu mazu y'amakaro. Ikindi kiranga amazu y'abakire ni iki? Ni amakaro? Ni amatara? Ibyo byose mutekereje mutavuze. Noneho Dawidi aravuga ati koko ni gute iyi Mana yanshyize ku ngoma, ikanshyira ku ngoma, ikandutisha Sawuli, ikandutisha barumuna banjye, yewe na data utarangiriye icyizere. Bamubaza abana akavuga barangirayo bakavuga ngo ariko hari n'akandi kariyo. Wowe Imana ishobora byose ukazana ku ngoma nk'abamba mu nzu y'imyerezi, uyu munsi ukaba ukiba mu ihema. Umuhanuzi aramubwira ati kora icyo umutima wawe ugize gute ushaka. Umuhanuzi akimara kuvuga ayo magambo, Imana iramubwira iti genda ubwire Dawidi, genda umuhakanire. Bashumba siko byagenze? Yahise agenda abwira Dawidi, arabwira ati hoya. Uri umugabo w'umunyantambara, ku ngoma yawe havuye amaraso menshi, ntabwo ushobora kunyubakira inzu. Ariko aramubwira ngo umwana wawe niwe uzagira gute, niwe uzanyubakira inzu. Mbese witwara gute iyi Imana yaguhakaniye ko nacyari igisubizo? Ariyo mpamvu nakubajije nti mbese mu bisubizo by'Imana witwara ute? Nimwumve ibintu bigeze kuri bitatu Dawidi yakoze. Dawidi yakiranye ibyishimo icyifuzo cy'Imana. Dawidi yemereye Imana yuko umuhungu we yatwara iryo werekwa. Dawidi yatangiye gutegura ibizubaka inzu y'Imana. Ashaka zahabu, ashaka ibiti n'ibindi byose bitandukanye. Arangije akoresha na fundraising, niko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Hanyuma arangije ategura umwana we Salomo, amuha igishushanyo. Mbese witwara gute mu gisubizo cy'Imana Imana yaguhakaniye? Aho rero ndahajyana n'umugabo w'Imana witwa Mose. Mose turamuzi twese, muzi ibyo yakoze, akura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa abajyana mu gihugu cy'isezerano. Ariko bagiye kwambuka gatoya Kanani bayireba hakurya, abwira Imana ati Imana wambabariye ukazanjyanana n'ubu bwoko mu gihugu cy'isezerano. Imana iramubwira iti
ntuzongere. Haleluya. Ntuzongere na gatoya kumbwirira ijambo uheruka ubu ngubu. Cyakora jya kuri uriya musozi wa Pisiga witegereza igihugu, hanyuma ibyanjye nawe tuzabirangiza, ariko ntabwo uzajya muri icyo gihugu. Bene data, ndagira ngo mbabwire mbere kuko Mose yitwaye muri iki kibazo. Nabwo ndavuga utuntu dukeya gusa yakoze, ngo yakomeje kuyobora neza Abisirayeli, ategura Yosuwa, hanyuma yigisha amategeko Abisirayeli kugira ngo bamenye uko bazitwara muri kiriya gihugu cy'isezerano. Uwo ni Mose wahakaniwe. Amaze guhakanirwa ntabwo yigeze ajujura, ntabwo yigeze yitotomba, ntabwo yigeze, ntiyabivuyemo nk'uko uyu munsi twabivuga. Navuze ni nawe nyurira, ariko hari abahari. Mumenye ko ibyo tugirirwa byose ntabwo ari uko tuba twakoze, ni ubuntu bwayo tuba twagiriwe. Amen. Ni ubuntu bwayo tuba twagiriwe, ntabwo ari igihembo, ni ubuntu bwayo tuba twagiriwe. Mose yishimira yuko Abisirayeli bagiye kujya mu gihugu cy'isezerano. Mose yishimira kwigisha Abisirayeli. Mose yishimira kwigisha Yosuwa kugeza igihe binjiriye mu gihugu cy'isezerano. Undi muntu ni umuntu witwa Pawulo. Pawulo ni umwe mu bantu bakoreye Imana, banakoreye Imana, bakoreye Imana, ariko nanone nk'umuntu aza kugira ikibazo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni igishakwe cyari kuri we, ngo hanyuma asaba Imana inshuro zigeze kuri 3 ngo Imana ikimukureho. Ngo Imana yabigenje gute? Yaramuhakaniye, iramubwira ngo ubuntu bwanjye bugize gute? Nakurikiranye nsanga hariho abakozi b'Imana, hariho abantu b'Imana. Yaramaze kwandika ibitabo hafi bigeze nko kuri 4, ariko nk'uko mubizi hafi 13 kuri 27 byanditswe na Pawulo. Na nyuma yaho imaze kumuhakanira, Imana imaze kumuhakanira, yanditse ibindi bigeze hafi nko ku 9. Pawulo uyu munsi kubera iki uyu munsi twamenye Kristo? Birashoboka ko ari ukubera umurimo yarakoze. Yihanganishije amatorero, yashinze amatorero, yakomeje kubwiriza ubutumwa bwiza, yihanganisha abantu. Uyu munsi niba nanjye uyu munsi mpagarara imbere yanyu mpamya Kristo ugira neza, birashoboka ko Pawulo yabigizemo uruhare. Ariko yasabye Imana ngo imukure w'ikishakwe. Imana yamubwiye ngo iki? Ubuntu bwanjye bugize gute? Buraguhagije. Ndakubaza wowe, mbese mu gisubizo cy'Imana ujya witwara gute? Aha rero niho ngana ku bantu bindashima, hanyuma tugasoza. Ndasoreza ku bantu 2, hanyuma dusenga Imana dutahe. Sawuli murabizi ko ari we wabaye umwami wa mbere w'Abisirayeli. Amaze kuba umwami wa mbere w'Abisirayeli, yari umwami, kandi umwami yari afite ibyo ashinzwe. Ku ruhande rwe hari abatambyi, ku ruhande rwe hari abahanuzi. Nuko ngo umunsi umwe asumbirijwe atumaho umuhanuzi. Atumaho umuhanuzi nde? Samweli. Atumyeho umuhanuzi Samweli ntiyaza vuba. Icyo yakoze ni iki? Yaragiye ngo abari utamba igitambo. Amaze gutamba igitambo, ako kanya Samweli abaraje. Amaze kuza, abonye ibyo Sawuli yakoze, aramubwira wafuditse. Aho kugira ngo yihane, aho kugira ngo atuze, nimurebe ibintu hafi 3 byamuranze, kandi rimwe na rimwe bijya bikunda kuturanga twebwe abakristo. Yakomeje gusuzugura amabwiriza y'Imana, ashaka no gusobanura ibyo yakoze kandi atabyemerewe. Hanyuma atinya abantu aho kugira ngo atinye Imana. Kubw'ibyo Imana ihita imubwira ko imwambuye ubwami. Undi muntu wa kabiri ni Aburahamu na Sara.
ni koko nta rubyaro bari bafite, kubera ko nta rubyaro bari bafite, ariko Imana yabahaye isezerano, ku myaka 75. uko umwaka urangiye nuko bajya inama n'umugore. Umugore aramubwira ati washaka inshoreke ukagenda ukaryamana nayo. Ntabwo byari mu mugambi w'Imana, ntabwo byari mu mugambi w'iki. Kandi niba hari n'ingorane dufite muri ibi bihe, ni ikintu cyitwa Ishimayeli. Ni ikintu cyitwa Ishimayeli. Imana yacu idufashe. Mbese witwara gute, nitwara gute mu bisubizo by'Imana? Ndimo ngana ku musozo. Mvuge noneho ku Bisirayeli. Abisirayeli bava mu Egiputa bagana i Kanani, bari bayobowe na Mose. Mu kuyoborwa na Mose, Mose yajyaga kubonana n'Imana akagaruka kubwira Abisirayeli icyo Imana ibashakaho. Umunsi umwe rero aratinda, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, bigera ku minsi 40 ataraza. Nuko bajya kuri Aroni bati Mose umukozi w'Imana yatinze kandi tugomba kugenda, none dukeneye Imana kandi dukeneye Imana itujya imbere. Nuko Aroni arababwira ati ngaho nimukatura impeta, nimukatura amaherena, nimuzane ibyo muzana mbakorera inyana, hanyuma muyisenge. Bene data, Imana ninaceceka, ndabasabye reka tukomeze kuba bizerwa nk'uko bamwe twabonye bari bameze. Harimo umugaragu w'Imana witwa Yobu. Aha rero niho nzanyemo n'undi muntu witwa Salomo. Niho nshaka noneho kujya ku bisubizo. Abantu babona ibisubizo bakabyangiza, bakabipfusha ubusa. Salomo uyu nguyu amaze gusimburwa na se, Imana yaramusanze iramubwira ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha. Kandi Imana yarizi yuko agiye gusaba ubutunzi, kurama, no ko abanzi bagira gute bapfa. Ariko Imana nayo igiye gutangara. Salomo aravuga ati Mana yanjye mu bwenge kugira ngo ntambagira igihugu, ariko mbone uko ncirana Abisirayeli imanza. Imana iratangara, iramubwira ati kubw'ibyo ibyo utasabye ndabiguhaye, n'ibyo wasabye nabyo ndabiguhaye. Ariko Salomo byarangiye gute? Nimwumva uko byarangiye. Salomo yarangiye urugendo rwe ari kure y'Imana, ashaka abagore 700 n'inshoreke 300, harimo abanyamahanga. Bahindura umutima we. Bamaze guhindura umutima we, aragenda yubakira ibigirwamana ingoro. Icyavuyemo n'iki? Nuko Salomo yashoje nabi rugendo. Kandi yaragize gute? Yaragiriwe neza. Ahabwa kuba umwami, ahabwa ubwenge, ahabwa ubutunzi, ahabwa amahoro. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko nta gihe habayeho mu Isirayeli nko mu gihe cyande cya Salomo. Aha niho nifuza kukubaza nanjye nibaza, mbese iyi Imana igushubije witwara ute? Aho ntiwitwara nanone nka Hezekiya. Hezekiya wasabye ubwo yaragiye gupfa arwaye, Imana ikamwongerera imyaka yo kubaho. Hanyuma icyavuyemo n'iki? Nuko yishyize hejuru. Ati jyewe Hezekiya agiye gukora ikibi kiruta ibindi byose. Yereka abanyamahanga intwaro zo mu gihugu cye. Ibyabaye kuri we byabaye bibi cyane. Ndimo ndasoza nkubaza nti kandi nanjye nibaza, mbese mu gihe cy'ibisubizo by'Imana ubyitwaramo gute? Ndasoza nkubaza ibi bibazo. Ndagira ngo byishyiremo nanjye mbyishyiramo. Mbese nifata gute iyi Imana yanyimye ibyo nayisabye?
cya kabiri, ese iyo yangiriye ubuntu ikansubiza yego nifata gute? Cyanyuma, mbese iyo yacecetse ndushaho kuyegera cyangwa mbivamo? Havuga nk'abandi bati nta Mana ibaho, nta Mana ishobora byose, iyaba Imana iba yarabinkoreye. Ndashoje, ariko ndagira ngo nsoreze kuri uyu mwanya. Bari 10, Yesu arabakiza ibibembe, ariko umwe muri bo agaruka yishimira. Mbese uri mu 9 cyangwa se uri umwe? Ibyo ngibyo nabibwiraga abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, turi mu rugendo kugira ngo tumenye uko dukwiriye kwitwara. Ariko ushobora kuba wumvaga ari amahamba kubera ko nawe Kristo nturamwakira n'umwami n'umukiza. Ntago nakwimaye amahirwe kugira ngo nawe winjire dukomezanye urugendo. Reka nkubaze, niba uhari uhaguruke tugusengera Imana, nawe dukomezanye muri urugendo, aho tuzajya twishimira ibyiza Imana yaduhaye, twishimira guhakanirwa n'Imana, twishimirwa guceceka kw'Imana. Niba hari uhari wifuza yuko tumusengera Imana, narambura ikiganza tumusengera Imana. Arahari? Niba hari uhari, ntagire ubwoba, ntagire isoni. Imana yacu ni Imana nziza, turamusengera Imana, tumwereka Imana. Ndabona ari ntawe. Mushumba Safari, egera hano kugira ngo dusenge Imana. Reka mbasabe duhaguruke dusenge Imana. Mbese twifata gute mu bisubizo by'Imana? Iyo yatugiriye ubuntu ikadusubiza yego, iyo yaduhakaniye, iyo yacecetse, mbese tubyifatamo gute? Reka tuyisubize, ariko tunafata ingamba kubw'ibyo. Mushumba, dusenge Imana. Karibu. Mana yacu, iri jambo ni iryawe, kandi icyo washatse ko imitima yacu yakira urakitwakirije, turagushimiye. Twaherutse kumva ijambo ryawe uduhwitura kuguma kuba intwari mu bigeragezo. Uyu munsi uduhaye inyigisho ishingiye kuri bene data batubanjirije, babaye mu bihe by'ibisubizo, babaho no mu gihe wabagucecetse. Nicyo gituma umukozi wawe yagize ati, naho imitini itatoha, imizabibu ntiyera imbuto, amashyo agashira mu biraro, nta kiriho cyazambuza kwirata izina ryawe. Turagushimiye. Uri Imana igira neza, watanze ibisubizo. Uri Imana igira ubuntu bwinshi, wanicecekeye, kubera ko muri byose ukoreramo. Turagushimira ko hari abo wahaye ibisubizo, bakomeza baguhesha icyubahiro. Hana niko byagenze, icyubahiro cyawe yarakiguhaye. Hari n'abo wabihaye barananirwa, bajya kure yawe. Niyo mpamvu hagiye habonekamo n'abagaruka bakagusaba imbabazi. Muri iri teraniro rero, mu izina ryawe Yesu, iri jambo ryumvikanye, buri umwe yamenye igice arimo. Yamenye niba uvuga, yamenye niba aramusubije, yamenye niba utaramusubije, ariko aho ari hose yamenye neza uruhande arimo n'uburyo arimo. Niyo mpamvu dusengeye abagiye mu bisubizo bakajya mu mujo wa Salomo, bakayoba bakagwa. Bageze mu bisubizo bananirwa kugushimira, bananirwa kugumana nawe mu bwere. Abameze nk'abo turi imbere yawe batakaje ibyiringiro, batakaza kwizera,
batakaza ubukiranutsi, tubasabiye imbabazi imbere yawe. Amaraso yawe Yesu abeze. Amaraso yawe Yesu natunganya imitima y'abantu bawe, maze imbaraga z'umwuka wera nizubake babandi bacikanye, kubera ko barahamagara bakumva nturi kumva, ariko turabizi uba wumvise. Imbaraga zawe nizubake abakomeje kugutunganira no muri ibi bisubizo. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana irakoze.